Hello my people, it's your boy MK Zanda cyase Marshall King Zanda cyangwa se Zanda Comedy kuko iyi YouTube channel ni ya Zanda Comedy. Hano turi mu mihanda ya Butare Astrida aho biti Butare Huye. Turi mu mihanda yaho aho tugiye kujya ku muhanda tukaganira n'abana b'aba street. Tugiye kugenda tuganire n'abana b'aba street, nitugerayo turaza guhitamo umwana umwe tujyane gufata lunch kuko ari cyo gikorwa nyirizina cy'uno munsi. Nitugerayo tugira ibyo tuganira ku buzima busanzwe. Nyuma y'ibyo tuzakomereza n'ubundi mu zindi nce zitandukanye, si muri aka gace ka Butare na Gisagara, Huye, Nyaruguru, Nyamagabe, Nyanza. Mutwitege hafi hano tuzabageraho abana ba street boy tujyane gufata lunch. So tudatinze rero reka twerekeze ku mihanda turebe ko abo bana turi buhure nabo. Thank you. So nkuko mubibona turi ku mihanda kabisa. Abana twababonye ngabariya ahantu babicariye bakambitse kabisa, babibireye ku muhanda. Ashaka kubegera nkagira ikintu mbaganirizaho, reka ngende mbasatira mbabaza ukuntu bumva bameze. Urabona ko baba bameze neza. Kambegere mbaganirize, mbabaze wagwane, mbabaze ngo ku mihanda biba byifashe gute, mbabaze ngo mbese muri ubu buzima babayeho gute. Abaji bimeze bite? Sawa sasa, ibintu ni sawa. Ibintu ni amahoro. Icyo kiboro nicyo bita gute se? Icyo bakitiye iki? Yo ni vide. Kugira iruhande rw'abana turaganira, ndi kubabaza uko bameze. Nuko mbasaba yuko bahaguruka kugira ngo tugire icyo tuvugana ariko duhagaze. So tuganiraho gatoya, gerageza kubabaza uko bitwa. Bagenda bambwira amazina yabo muri rusange bose. Bagerageje kuyambwira. Then ntabwo twatinze, twakomeje tuganira. Umwe muri bo, muto muri bo, akagira brag nyinshi cyane. Uyu w'agapira gatukura niwe duwaye wabo cyangwa se chef wabo. Mubaza uko ameze, mubaza uburyo ayoboramo bano bantu bigakunda. Abandi nabo bambwira ko nta kibazo rwose, ibintu bagerageza kubana neza kandi ubona ko ari abana bahuje cyane, bafitanye umubano udasanzwe. So n'abana baba bishimye, baba basika. Ubwo ngerageza kumbabaza aho bagiye baturuka. Then bambwira yuko baturutse mu mirenge itandukanye, igize baturutse mu mirenge itandukanye yo mu gace ko mu karere ka Gisagara, harimo za Ruhashya, Save, even n'ahandi muri rusange. So ubwo ngerageza kubasobanurira igikorwa nyirizina cy'uno munsi, cy'uko ngiye kujyana n'umwana umwe kuri lunch. Bagerageza kunyemerera nkuko twari namaze kubasobanurira, banyemerera yuko turi bujyane n'umwana umwe. Duwaye nkomeza kumubaza uwo yamitiramo, nuko bose baje kwemeza umwana umwe muri bo, ari wowe uri imbere wambaye ibyo gusa nka black. So mbizeza yuko next tuzaba turi kumwe n'abana bandi nabo tukagenda tujyanye bose. Nabona n'abana babishimye. Mbaza rero tugiye kujyana uko yumva ameze mu gihe turi kumwe. Agerageza kumbwira ko abyishimiye. So abana ndabasezeye, ngiye kwerekeza aho tugiye gufatira lunch. Bivuze ngo aba bana bandi basigaye tuzajyana kuri next lunch, next Sunday. So fatira peace nk'abanshama banjye, then fata uwo bari bahisemo turagenda. Murakoze cyane. So twakomeje kugenda tuganira bimwe mu buzima busanzwe, mbwira undi ku muhanda makuru yaho, ibyo wirinda, ibi n'ibi. Gerageza nyine kumugira inama nk'umuntu wanjye. Ni inshuti nshyashya nungutse, ni inshuti yanjye. Uyu niwe bakunda kwita rasta ku muhanda.
so mugira inama nawe akajya agenda anyemerera, ubona ko ari umwana ushobora guhinduka igihe cyose yabonye impamvu imuhindura. So twarakomeje tugera kuri kaburimbi, tugiye gufata akagare twerekeze kuri resitora. Yego, ubwo nari ndi kudiringa n'abanyonzi mubwira ni hano hirya tugiye, ndamubwira arazicara ku igare ryawe nk'umu VIP muhungu wanjye. Uwa mbere twaramuteze aranga, twifatira uwa kabiri yari arindiriye ngo undi muntu wari uri aho hafi. Yego, dufata uwa kabiri nuko twerekeza kuri resitora. Byasaga nkaho twahise tugera kuri resitora, ni hirya gatoya. Karahageze, resitora Katine fast food Casablanca chez Michel. Karahageze tubanza kuganiramo gatoya mu gihe twari dutegereje ko baduha ibindi twari twasabye. Yego, barabituzanira, then dutangira kwirira. Baza Rasta nimba azi gusenga, agiye kubona Rasta wacu adusengera kugira ngo dutangire turye, si byose Rasta? Yego, adusenga. Amen. Bon appétit. Twirire kabisa. Biti biryo. Biti. Rasta. Nese ko mbona udafite courage Rasta wanjye. Kubera ko uyu munsi wizanye. Nuko bavandimwe tutari kumwe. Ngo muri kubireba twatangiye kurya, turyohewe cyane, ubona ko ari ibintu bimeze neza. Tukaba tunyuzamo tukanaganira nk'abantu bari ku meza bari kwica saa sita. Wari umunsi kuri njyewe wari mwiza kuko I love this guy. Nkuko muri kubibona, Rasta yari ameze neza kandi nanjye byarashimishije kuba ndi kumwe nabo. Umwana uganira, yanyuzamo akambwira story, akambwira uko iyo waravuye street ahita ajya mu rugo, akambwira mu bintu akunda gukina, akunda gukina football. Yego, game ya football n'utuntu twe igihe yari ari ku ishuri nitwo yikiniraga. Mbwira yuko iyo wavuye street ahita ajya mu rugo asanga ababyeyi, mbwiye ko bose bahari nta kibazo, kandi ambwira yuko mu gihe yaba abonye uburyo bwo kwiga ari tayari gusubira ku ishuri. Bityo abo bana tujye tubatekerezaho guys, ko never know. Umuntu wese yakishimiye yuko aba bana bajya ku ishuri, buri wese yakishimiye yuko hari ubundi buzima nyine butandukanye n'ubwo barimo bakabaye barimo. Nuko igihe nyine yari umunyeshuri yakundaga gukina umupira cyane, ku ishuri bamwitaga Chabalala. Iwe ni naryo zina rishyashya bari kwitwa Chabalala, ngo yakuze afana Chabalala.
So bibutsa yuko iyi gahunda ya My Sunday na Zanda Comedy izajya iba buri ku cyumweru, azajya kureba Street Boy cyangwa Street Woman, uwo ari we wese tuzaduhura tukagirana ibihe nk'ibi cyangwa se bitandukanye n'ibi bitewe n'aho twagiye. Ni iki babigishije mu buzima busanzwe muri hariya Imbazi kuri cya kigo cy'abana abizi kirahari? Gusanga ababyeyi urebye se kubasanga? Urataha ariko kuko buri mugoroba urataha. Bizaba ari byiza kandi muri byose jya usenga kuko Imana izagufasha. Bibora ubwo buzima burimo, hari abandi bawunyuzemo ariko bavamo abantu b'abagabo aribo babigizemo uruhare, sibyo? Twate baririnda bya bindi nahoze nkubwira wowe na bagenzi bawe. Nubona ubuzima ubayemo ku myaka yawe utagiye kunywa inzoga cyangwa itabi uzaba wabyishe, sibyo? Wirira ibiryo ubundi witahire wiryame, nta kindi. Imana izangira gutya igutera iteka ubona umuntu umusubiza ku ishuri ugenda wiga, biba bishoboka. Ukiri ku ishuri wakundaga kuba kangahe? Urumva ko ari n'umuhanga, sibyo? Bizagenda neza mwana. Ubuzima niko bumera nyine, hari igihe twisanga mu buzima twe tutihitiyemo ariko igihe kiragera bikaryoha, sibyo se? Yagira ikintu mbwira rero kuri uyu munsi wungukiye mu muhanda. Ni iki wungukiye mu muhanda? Uko nahigaga amafaranga nagura n'urukwavu. Ubu uracyabikora se? Ubonye amafaranga uragenda ukayakoresha utuntu two mu rugo? Nari naraguze n'inkoko barabimenya. Hari ikindi kintu nigeze kubona tukiri hariya ku muhanda. Nigeze kubona bagenzi bawe babahereza amafaranga nyine bari gusaba. Mbona amafaranga barayakusanyije bahaye umwe muri bagenzi banyu. Biriya byo ari iki? Kuriya baba bateranije. Baba bateranije? Umwe yahize menshi n'undi yahize make baragabana. Bakaringaniza. Biza kugera igihe bakaza kugabana. Kuriya nabonye nyine bayafata bakahereza umuntu akamera nk'uyabitse, nyuma baza kongera bakayagabana. Gusa uyu munsi hari ikintu wabonye wagarishije nawe wayatanze mugabana ryari? Njyewe ntabwo turi guterana. Wowe biri kugenda bite se rasta? Uri kwikorana? Yagenze gute kugira ngo se bisange wowe uri kwikorana? Abijena nanjye duterana bakeka. Umuntu ntabwo bikunda kubaho buri gihe. Uretse ibintu byo guteranya si byo byiza kurusha kwihigira ukaba wowe ubwawe ayo ubonye uyibika cyangwa kuyabona ukayahiga ukayibikira, nibyo byiza kurusha kuyateranya. Wowe kuri side yawe ubona bite? Kwihigana nibyo byiza. Yego. Kubera iki rero? Ariko ubona aribyo byiza. Hamwe impamvu ari byiza nuko mutagira umwe hari igihe yazanamo kujyana menshi undi akayamwambura.
ndabona turimo turasoza. Nabona tumaze kurya tusa nk'abarangije wenda isigaye no kuza bakandurura amafaranga tukishyura ubundi tukigira street. Tukiri kwiganirira na rasta wanjye yamubaze nihe nama wagira abana akanya bakiri mu rugo batekereza kuza mu buzima bw'ubu bwo ku muhanda, ni iki wababwira? Ariko bataraza bo bari kubitekereza kuko barahari bajya batureba, bari kubitekereza akaba umwana ari mu rugo avuga ati reka nzajye mu muhanda mbona abaharasta n'abandi bana nta kibazo bafite. Niyo nama wabagira nka rasta wanjye? Inama nabagira nuko baguma bakabanza bakiga. Baguma iwabo bakabanza bakiga nyuma bakazaza barabaye abagabo bakabona kuza ku muhanda. Ariko icya mbere bageze gute? babanje bakiga. Byiza cyane. Noneho nihe nama wagira abana baba mu muhanda batajya batekereza gutaha? Wowe umbwira ko utaha, ni iki wababwira? Tuvuge bamwe bakunda kwirarira mu matemesi bahari, si ubazi afashaka kuzanyereka umwana ibyo udataha muri bariya muba muri kumwe. Niyihe nama bo wabagira? Nta kibazo. Muri iki wababwira abana bakunda nyine kwigumira mu muhanda batajya bagenda ngo basange ababyeyi? Ni ukutanywa korete n'amafete n'urumogi. Kubera ko bibangiriza ubwenge. Ujya ubibabwira se? Kandi bajya babikorera bazi, si barimo? Iyo ubonye bari kubinywa ukora iki? Urababwira ati musigeho? Kore ndayibaka iyo ari batoya. Hariya n'abana bakuru barimo, ese bariya babayoboye bose? Abakuru bariya bobo bose ntabwo ariko barimo. Bariya ntabwo bemerewe kuyima. None mugira n'abandi bakuru baruta bariya twahuye. N'umwe wari uri gukora muri mashini mukuru, wewe ntabwo ayima. Ubwo bivuze ngo iyo biharaje ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge urabacyaha ukababwira ati wapi ibi ntabwo bihura, bayibu zacu twaje gushaka amafaranga, ntabwo ibi byose ibintu byo kuyobora ubwonko ntabwo birimo. Byiza. Noneho tugana ku musozo reka tunakumara kumwe, ariko iki cyayi ni icyayi by the way, ibuke serious. Esta mu buzima se uba wumva ufitiye intego, uba wumva rasta tuziranye inshuti yanjye, uba wumva ari nk'iyo ntego ufite, wumva uzaba ukiyumva bizagenda bite mu buzima ubamo? Ngize amashawa nakwibera umukino wa filime, wa futuboro, w'umupira. Nawe warakundaga match kabisa. Niwe mukinnyi se uba wumva wakwifuza nko kumera nkawe? Tchabalala mu wahe? Niwo muri AS Kigali. Tchabalala wewe ugiye kuzamwita Tchabalala, sibyo se? Uzamwita Tchabalala, dura Tchabalala, sibyo se? Ibintu byose ari Tchabalala. Nara wapita uzabwira ati ngesigaye nitwa Tchabalala wa. Birashoboka nabyo wazabigeraho rasta, n'ubuzima bushoboka
wowe niwirinda biriya biboro nakubwiye, ukirinda itabi, ukirinda inzoga, ukirinda ziriya kore, ubundi ukirinda kwiba, uzasubira ku ishuri wige kandi ubwenge uraba ufite. Numara kwiga iyo umwana yiga ayitangira muri akademi akagenda akitoza n'umupira. Ejo nzaba nkubona kuri televiziyo wabaye Tchabalala, sibyo Tchabalala? Sibyo? Uzaba Tchabalala rwose. Njye nanjye nicara kuri mashini ndeba akamace njye mvuga ati ndore Tchabalala wanjye arimo aragatera, sibyo se? Uraseka. Ibisengera nshuti yanjye, sibyo? Bisengera ubundi ikintu cyo nzi cyo gishoboka, nta kintu umuntu ajya asengera Imana itagikora. Ujya usenga kenshi cyangwa usenza aho kugusukira? Usenga Imana izajya ibigufashamo cyane, sibyo? Ubundi rero ubwo turi gusoza ugiye kudusengera dusoze twisubirire straight, sibyo se? Naho dusenge twisubirire ku muhanda. Imana ijye idufasha mu bintu byose, izakurinde kandi uzavemo umuntu w'umugabo, sibyo? Yego, dusenge. ibicumuro byacu nuko ntabwo tubabara abacu n'uduteye mu bukosha ahubwo dukiza ibyago. Ndakuramutsa Mariya wuzuye n'ubuntu, wahebuje abagore bose umugisha neza nawe byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi urajya udusabira kuri ubu tubonye igihe tuzapfira. Mu izina ry'Imana Amen. Rasta, tukiri aha tugiye guhaguruka hano tugende, but urabona twaje n'amagare, ubundi turi busubireyo n'andi kuvuga ari ukuguha ukitegera cyangwa kugenda akagutegera uri ushaka iki muri ibyo bintu, tukajyana nkagufatira akagare bakagusubiza ahandi twaturukanye, cyangwa se nkaguha ibiceri wowe ukifatira akagare tukazongera guhura next. ibiceri nje kugateka. Iyo ushaka ibiceri, okay, so wagenda ufite akagare, then tuzakomeza. Urakoze Imana iguhe. Asante sana kandi nawe Imana ijye ikurinda, sibyo Rasta wanjye?